Neza reka none mbasuhuze mwese mbifurize ibihe byiza aho muherereye hose ku isi amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe tubahaye yambu cyane mwese aho muri hose ku isi abakoze subscribe turabashimiye nawe utarayikora yikore kugira ngo ibintu byose bigende neza. Hanyuma rero reka dusabe wowe utarayikora ewana ntacyo urinze kora subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Turabasuje mwese aho muri hose tubahaye ikaze mu biganiro byacu bihoraho aho uri hose ku isi abo bwije abo bukeye mwese muri yegerejwe. Hanyuma rero uko muri ko mubibona uyu munsi noneho sindi njenyine ndi kumwe n'icyo bita ngo ni umutumigwa mu Cyongereza ngo ni special guest no mushyitsi w'imena. Hanyuma rero reka dutangire tumuha ikaze hanyuma atwibwire kugira ngo tubashe kuganira nawe. Muvandimwe murakaze. Urakoze cyane. Ngahe watangira wibwira bano bantu. Amazina nitwa Steven. Jya niswe n'ababyeyi nayo niyise. Niyemere nawe. Nyine hari abarizi n'abatarizi. Abarizi bararizi nyine n'abatarizi bagomba kurimenya uyu munsi. Ni nawe cyane nkoreraho kuri YouTube cyane TikTok. Ni ngaho munsanga. Murakoze. Sawa. Iyemere nawe n'umuntu ki? Iyemere nawe n'umuntu ki mu buzima busanzwe? Iyemere nawe nje nkora ibintu by'ugwenya cyangwa se byo gusetsa abantu. Mbese muri make ndi umukomedian. Uri umukomedi? Ni nk'ibyo nyine. Kuko wahisemo gukoresha rino zina iyemere nawe. Iyemere nawe sinobivuga hano ningera ku ntego yaryo nyayo niho nzari basobanura neza. Kubera iki bari basobanuriye nyine kuko izina ukuntu bisobanura iyemere nawe. Urabona iyo uhahinga umurima abantu bose iyo baba bakubaza bose ntuzubabwira ikintu uzahingamo. Niyo nduzubabwira wa murima bamaze nko kuwutipura ukazobona kumenya ikintu ushiramo cyangwa ukazobona kubwira abantu. Hari igihe witegura cyangwa bakawuhinga nta kintu urashiramo. Nanje rero iryo zina niko rimeze. Mwebwe nzobabwira byarageze ku ntego nyayo. Mbese intego ntirayigeraho ariko nirigeraho nibwo nzobabwira utubwire ubusobanuro bwayo. TikTok yawe cyakora nawe urivuze wenyine nyine uzuhita wumva kagasobanura. Jana ariko ngira wenda no gutinyura abantu mu byo batekereza gukora bame biyemera nyine babikore. Tiwumva se ko kero usa n'urimenye ariko nzobibasobanurira neza. Uzabanza udufatira umwanya. Hanyuma TikTok yawe na YouTube niki ukunze gukoresha cyane? TikTok yawe nabonye iremereye wa TikTok. Biriya bintu wabifunguye uzi ko bizakunda kuriya. Niyo mpamvu gagira izina. Uzi ufungura ikintu utazi ko kizakunda cyangwa kizanga. Tekereza hejuru y'iri zina ndavuga ati reka mpfe kwiyemera nyine. Abandi se byo bagezeho hari ibyo baciyemo sinkanje. Iryo zina nyine rihita riza ati iyemere nawe. Rihita riza gutya. Kubona ukurikiranwa n'ibihumbi bingana kuriya kuri TikTok kuri wowe ubifata gute? Wa muririmbyi yararirimbye Charles Kagame aravuga ngo niwumva ngo isi gukomeye amashi ngo uzibuke bya bihe ngo wabayeho nta n'umwe ukuzi. Nuko mbese ntibontera ubwoba cyane iyo ndirimbo cyane iyo babimbwiye nk'umuntu yambwiye ngo aranyemera cyangwa aramfana nza ntekereza iyi ndirimbo Kagame yaririmbye. TikTok yakunze kwikurikirana n'amakomantere menshi abarimo abantu baba bari kuvuga ngo izi story uzudutera kenshi uzuzikura hehe. Abantu bazaza gutandukanye. Hari ababibona ko nyine ari story zo guhimba. Hakaba ababibona ko ari story z'ibinyoma kugira nyine setsa abantu. Nibyo nabyo byonaba. Nyine naje nyine urumva nje nshaka story nyine. Hari igihe nyine umuntu atera aga story kotera gastori hano umuntu uze nje nkaje ukavuga hari nyina batakazi bakumva ari gashasha ariko naragakuye nko kundi muntu cyangwa narakihimbiye nje nyine
ngahimba nyine nk'agastori gasekeje. ni ukuvuga ngo wifatira umwanya ukavuga ati ndakora iki uyu munsi ndavuga ka kubera ko nkunze no kuvuga nk'ibintu bya ruguru. Ruguru nawe nyine uzi utuntu dusekeje twari duhaba dukajya twawe turiya cyane akaba ari two nkunda gukoresha. ni ukuvuga ngo bazabyizera 50-50 bimwe bishobora kuba ari ukuri ibindi ari ibinyoma bazamenye ko uri umukomediye nyine. nuko twagiriwe amahirwe yo kwakira umukomediye umwe mu bahungu bakunzwe cyane b'abanyamurenge ino i Nairobi. Barimo kuza neza kabisa, barimo kubikora neza, mugende mu bakurikirane mu bafollowinge TikTok, Instagram, YouTube hose mugende mu bakurikirane mu bakorera ibyo babasaba. Nabo bari hariya ku bwanyu barabitegura ku bwanyu. Iyemere nawe nizihe mbogamizi wagiye ugira umaze gufungura Iyemere nawe nk'umwana wa Seritanda niba ari Seritanda ubona uri muri biriya bintu wenda kuri famiye babyakiriye neza cyangwa kuri famiye bamwe babyakiriye neza abandi babyakiriye nabi ariko ntawe ubyakira nabi kubera ko nta manyanga nza mbikoreramo. Nshobora mvuga gusa nyine ibintu bisekeje ibintu byabayeho mbese nta muntu ushobora kwamuvuga ko nagiye nabi. Ntawe, ni bake nyine bake ntibazabura ariko ntabwo ari bose. Hari abantu bazi ko muri bene wacu kuja kuri media nubwo woza ushyiraho ifoto nta jambo ari amakosa ukamabona ari ikibazo. Icyo cyonyine urakizi. Umunyamurenge iyo abonye kera utangiye kuja muri biriya zamavuga ati umwana yabaye ikirara, umwana yananiranye ngo kamera zigira abantu ibirara. Nicyo kibazo. Oya kamera tuyobwira umuntu ikirara wewe utarakigira kwanza. Wewe uzuba ikirara none se kamera ntakoye kugira ikirara. Wowe uzubanza ukavuga ngo ibyo ukora kuri kamera tuba wabitekereje se nyuma mbere yuko ese ni mbere cyangwa ni nyuma? Ni mbere yuko ubikora tuzaba wabitekereje. Niyo mpamvu ntako kamera yo kugira ikirara ahubwo none ni wowe uyigira ikirara. Ahubwo ni umuntu uzigira ikirara kubera ko niyo umaze kubikora niyo umaze kubirikodinga ubisubiramo ukabireba wari ukabishyiraho wenyine turebye ko ari uburara wahakoreye ngo ubisibe. icyo ni icya mbere. icya kabiri turebye ko wavuze amafuti ngo ubireke nuko ugasanga nyine ari wewe ahubwo uyigize ikirara. ni wowe wigize ikirara. Ese ubu nyine aho tugereye ino wowe ukuntu uzubibona mu mahanga n'iwacu niyo ubona ko dufite ibirara byinshi. nino icya mbere ibirara by'ino ntibiza byihishira ariko iwacu wowe ikirara ariko utabizi. tuvuge nk'umuntu umwe inzoga iwacu tiwopfa kumumenya nyine uzamumva ati ngura muntu aza foroda bafite naho haforode nako kantu narenga kumbuye ngo guforoda naho hano basigaye bamvuga ngo ni umusinzi ntarindi jambo bazakorera. Ni ukuvuga ngo hano n'uforoda ni umusinzi iyo ntaguforoda haniho n'uforoda ni umusinzi. Iyo gusa wumvise umuntu ukaranuka inzoga zamubaye umusinzi ngura muntu ngo ni umusinzi. Ubundi wacu umusinzi yabaga ari umuntu nyine wanamuje umwe akagenda atembagara. Kandi iwacu habe n'umwa cyane iwacu ntiwopfa kumubona nyine kubera ko iryo ryo guforoda hari n'igihe gabita bamwitaga ngo aza foroda kandi agize igihe azamo ariko kubera ko twakoraga uburara bisa n'ibyihishe niyo mpamvu. Ariko hano uzamukora uburara gutya ku mugaragaro nta guhisha. Ese ni ukubera iki biterwa n'iki? Kandi hariho hari abantu benshi ushobora kuba ukubona hano icya mbere hari igihe abantu benshi muturanye muri quartier tuvuge uba muri ghetto aha muri quartier nimba muziranye n'abantu batari benshi tibarenga 3 abo muziranye
abandi 30 rero kuvuga ngo uzotinye umuntu uko wotinya umuntu muziranye siko wotinya umuntu mutaziranye. Niyo mpamvu kandi iwacu twaramenyanaga, iwacu mwari muziranye, iwacu abahungu bose babaga baziranye, n'ahantu wogenda isaha yose babaga bakuzi. Nuko urumva sinobuje gukorera uburara mu wundi muhana kubera ko baba banze. Yemere nawe muri iyi minsi niki uri gutegurira abafana? Iyi minsi tugiyemo niki wo bateganya cy'amatsiko bagende bitega iki? Byinshi bavyitege byinshi kuragirana ibikeya zobatamo kabisa muri bizi. Ejo hashize twari kuyibuka intwari General Makanika ndetse n'abandi twakubonyeyo. Abantu batabonetseyo, hari abatarabonetse ari utugara, hari n'abatarabonetse atari utugara. Aba bantu bombi ko ari babiri uwo babwira iki? Abantu babonetse atari utugara, kambanze mvuga atari utugara ndatuvuga nyuma kubera ko sinotubanza kuvuga kagara ndatuvuga nyuma. Abantu babonetse niyenda ijambo rya mbere, batabonetse atari utugara ijambo rya mbere wowe barabuze umwanya gusa. Nimba batarabonetse ariko bazatanga umusanzu ndetse abana babo baratabaye, aho ntaribi. Ariko cyakora ubu nyine usigaye usanga mu nzu muri tuvuye muri abahungu batatu, umwe ni akagara abandi babiri ni amadubu, nyine ugasanga biracanganye. Ariko umuntu utarabonetse atari akagara ariko azatabara, ubu niyenda tuvuga ko yafatiriwe yabuze nyine umwanya. Nawe utarabonetse adatanga n'umusanzu ataratabaye, abo urumva barakeketse. Ubona akagara nawe utugaragiwe twari kuhagera. Ese ndabona ko utari kuhasera none se bwari kutugira se utugara ari uko twari gukorwa sinzi. Ariko hariya nyine wari bukaza buje kwirega, bari kuza bikandagira, bari no kuza tawari kuza hariya nkaba bakaza baje kwirega. Niyenda nkaho niho nogira niho baje kwirega byo kumvikana bagende bagaruke mu murongo. Niryo jambo bababwira bagaruke, ahubwo baratinze cyangwa bagumeyo none se twababwira gute? Ntakundi iyo umuntu kera yihitiyemo ikintu bagaruke cyangwa bagumeyo. Iyo umuntu kera yihitiyemo ikintu tawo urabona kuvuga uhisemo ngo uryame hano gutya, kuvuga tuwagukura uzatubona kubera ko icyambere ntituzi impamvu byatumye uhagenda. Kuvuga mbese tuwagukure byogora ngo biza bigora ngo no kubwira umuntu amakuru ayazi yirengagiza, ngo biza bigora kurusha kuyabwira utayazi nyine utari uyafite. Ariko gabari bo bafite andi makuru wenda nabo bizeye bari kugenderaho ni ukuvuga ngo bagomba kugira iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu nitwigwaneho undi ni akagara, bakama bangana ku rwego ruri hejuru. Kandi ubona ko bikwiriye cyangwa nyine bidakwiye ko hadakwiye kubaho ugwangano, hakwiye kuba gusa kutumvikana kuri kiriya kintu, ariko bitobabuza gukora n'indi gahunda wenda hirya cyangwa se habeho ugwangano hagati yabo. Uzi ikibazo ibo mbese ntibabikoze gutyo, ntibahuze cyangwa se ntibitwe kimwe, ariko ibo ibintu zose ni nk'aho bamaze kubigira gutandukanye. N'ibidahuye n'ibi ugasanga nimba ari mu muryango, ugasanga no mu muryango mumaze no gutandukana kubera bino. Shoga sinzi ikibazo kiza kibibatera. Sinzi ikibazo kiza kibibatera. Ni ikibazo. Aho hantu hari ikibazo. Nuko hanyuma Steve twibagiwe kubaza nuko waruvuze ngo bigenza gute hajya? Narimbajije ngo ese yaje afite intego yo kubakana, yo gukundana. Ntugukundanaga urumva mukabona kubakana.
mbese akabisabisha akagutereta mbese muri make akagutereta akantereta akagutereta akavuga ati nje kabisa nuko ese nje no bigenze gute urumva biravana nuko yaje ariko nyine yarankunze twabonye nuko tubigenza nawe uhitamo kumukunda cyangwa uhitamo kumukatira none se nyine ni umukatira nk'uko abakobwa bakatira abahungu cyangwa se nkamwemera nk'uko ariko sinapfa kubyemera kubera ko biba bintunguye icya mbere biba bintunguye kubera ko ntababikora benshi nenda nimba basigaye babikora muri iyi minsi ariko ntabakibikora urumva ngaho uzobanza gutereta tawe niyenda iyo mbwira ko nkunda icyakoraga umukobwa iyo akubwiye ko agukunda ni nkaho kera byose aba birangije ntakiba gisigaye nase ntosanga bagukunze urukundo rusanzwe hano mu muhanda urukundo rwa Yesu kuragira tuzadupfa kuruvuga niba wumva umuntu arakubwiye ngo aragukunda uzamenye ko atari urwa Yesu urwa Yesu aba rufite uku tuba tugwicaranye tunakunda n'abandi bose kuko na Bibiliya iravuga ngo ukunda mugenzi wawe kuko wikunda si ngombwa ngo umubwire kubera ko aba abizi ko ari ryo tegeko ariko rero aje akakubwira ngo ndagukunda umukobwa nyine wo kumva ko ari ibintu bidasanzwe none se wowe wigenza ute wewe wigenza ute je nozemera none ukaba ko umuntu agukunda se ukabyemera none se hagati yanyu mwembi ninde woshaka undi umukobwa guterese ukamwemerera hagati yanyu ninde woshaka undi ni umuhungu umushaka ariko ari umukobwa wamukunze mbere ayaye none se gute ibyo bintu bibereyeho kugira ngo niba umukobwa akunze umuhungu amutinyuka amubwire kubw'amahirwe yiwe byovamo wa mukobwa kubw'amahirwe y'uwo mukobwa byovamo mbese yo mutereta aranga tuzi ko uzi utereta umukobwa amara gahunda zose akaba ari zisa nk'aho ari iz'umuhungu niwo mubwira ati tuzoza gufata irembo kino gihe cyangwa tuzoshakana kino gihe tuzi ko gahunda zose aba ari iz'umuhungu aho none se araguterese ese ni wowe ukurikirana za gahunda cyangwa ni wowe ni wowe gute kandi yaguterese naje maze kumwemerera kamukunda mpita mfata nyine responsibility z'umugabo oyaye uzi icya mbere ugomba kubanza kumenya intego yatumye agutereta nyine gahokero uba wayimenya uba utarabimenya mu bigaragara nta yindi uzi utereta umukobwa twamubwira ushaka ko dukundana ariko ntubuzi ko afite gushaka ubu nyine wowe umukobwa ntabazi ko ufite gushaka ubu nyine cyangwa nyuma y'ikindi gihe mbese nawe ni nkaho wowe utegereza gahunda ziwe washaka kugaragaza nkaho hari inkundo zibiri hashobora kuba hari urukundo rwo gushakana n'urundi urwo rundi ni uruhe nta rundi urukundo ni zibiri hariho urwa Yesu nyine hakaba n'urundi rwo gushaka ni urw'abantu ni ukuvuga ngo muri make byokugora kugira ngo umwemerere byongora icya mbere simba nzi gahunda ziwe urafata gahunda ziwe gute uje ibikorwa gute imbere kandi ari wagutereta kandi wowe ko wenda wowe uzi utereta bakakwemera kubera ko wowe wumva ko wowe utoteretwa ngo wemere ni nka kujya kuragira amara inka zikaza zikujana uko ushaka wowe utuzijana uko kandi ari wowe waziragiye si wowe uzijana uko ushaka mbese umukobwa aguterese ugomba kumureka akakujana uko ashaka akaba ariwe ufata izo responsibility none se wogira mbese abakobwa bifuza gutereta bamenye ko ariwe bazafata izo nshingano zose nyine azomara ashakwe ariko niwe uzopangira umukobwa kubera ko umukobwa nyine aba abaye nk'umugore umukobwa waguterese yarangiza kugutereta wa mukobwa wowe w'umuhungu ukaba ubaye nk'aho ari we mukobwa nyine nubwo atogushaka ariko ugomba kureka nyine ukabanza ukamenya gahunda ziwe cyangwa utaramwemerera ukabanza ukamenya gahunda ziwe
ni nk'uko njewe mbibona nawe kuvuga ngo araguterese uramwemereye aba ari we kandi uyobora gahunda kandi ari we waguterese ubamwatse amamuraka ubamwatse kare kandi ari we waje mu bintu kare kandi niyo ndaguterese nta mawazo ufite yo gukundana araguterese uramukunze nicyo kibazo nuko reka dusoze kubera umwanya uri kugenda gira ijambo rimwe cyangwa abiri atatu akuri ku mutima usigira bano bantu bari kudukurikirana ubwira ijambo babwira mukande ku Intore TV show no kuri Yemere nawe njewe sinzi amenya nimba ari TV nimba ari official nimba ari comedian nimba ari church niba ari unique sinzi mbimenya twegereje na cameraman nubwo tumaze mu mukandire kuri Madego TV izo channel zose muzikoreho mugira umutima mwiza kabisa nta nabi agira umutima mwiza nuko guys reka dusoze tubashimira turabashimiye mwese ababanye natwe waba utegereye ikiganiro bwa mbere kora subscribe niba ari bwo kiga kuri iyi channel waba utara usanzwe uriyegerejwe comment zanyu zirakenewe n'indi support yari yose mwumva mwokora murakoze